ikinamico rokoro yikoze mu nda wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero Indamutsa. Naragenze ndabona nabonye ku isi twiruka tuyishakamo ibitubeshaho itagira imikino ntigira inyiturano nk'uko babivuze, ariko nanabonye aho uhiriwe apfusha ubusa amahirwe yahawe akayamarira mu kwibwira ko yinezeza nyamara yiyonona aniyononera atabizi. Dukurikira umukino. Ariko se wanditse nkiryamira koko kaba uzajya utaha bwenda gucya uzuntesha umutwe wampaye amahoro. Ngiye ngutesha umutwe utawonesha subashiza amasangaye uvuga nkwihorera. Wavuze se gena gufasha umuntu nta ntonganya nshaka kaba mbabarira niryamire rwose. Amaso byame biki ariko ubundi aho nakubwiye kuki utumva wamviriye mu buzima ukagenda ko je nawe gukomeza kubana gutya nta kintu na kimwe ushobora kutugeza. Nakubwiye ko ntaho nzajya kaba umva niwumva ndambiwe wumva rwose wampaze uzagenda ari wowe. Ariko 24 ntishize ikabishize nta mwana nta mahoro nta jambo ryiza nta rukundo nta kiza na kimwe nkubonaho. Byose ni wowe ariko hewe nashatse nshaka kubaka nkagira umuryango nk'abandi kuba bitarakunze rero niko wabishatse kaba ngo nige wabishatse ari je wishe umwana umwe twari twabyahise kandi hanyuma nuwa mahoro wamwishe sera ariko nkubaze kaba ko twari tugize ibyago tukabyara umwana agapfa simite nongera gusama nkuko wabyifuzaga byari gutuma yoboka inda no kurara mu gasozi. Umva gufuha kwawe kubona ntinze gutaha gato wenda byanatewe n'akazi gatangira kunyurira ivyo byatumye mbikora urumva kugira ngo ubone ko byose bishoboka. Ikindi kandi ko utarangiye kubyara binyereka ko igishubaziko ngo igiki kaba igishubaziko kugira ngo sindatinya kubisubiramo. Cyakoze akabigasekwa nk'akeza ko ese ubwabuze iryo jambo icyo risobanura si ngombwa ko ndi igishubaziko nigeze naho kana mpami wacu icyonzi cyo nuko bivuga ikintu kibi nkawe. Ariko Mana ishobora byose kaba ni wowe umbwira ngo ndi ikintu kibi koko uri cyo nyine amagambo wambwira ngo ndambagize uvuga ko ndi umukobwa uruta abandi ubwiza uteye neza ufite ijwi ryiza. Umva niba nanakubwiye ko ufite ijwi ryiza ko hari ukwibeshya rwose kuko ufite ribi nk'igikirwanga nako nk'igihunyira nicyo kivuga nabi kinakungura muri make unyise inkunguzi y'igikoba ahubwo niyo yikurira n'amakara kuko ndakwazi nivamo ndagukunze uwamaho. Umva nkubwire sineze kugukunda mu buzima bwanjye sineze sinshobora. Ariko se kabanda mugabo wanjye akaba wawe ko twabanye dukundana wahindutse ute ko niba twaragize ibyago urumva nge narabyaye umwana ntamukunze koko. Akunda byahehe kubyara umwe nk'uw'ingwe ukananirwa kongera kubyara undi wowe wumva uri umuntu. Kabareka niryamire basi nkuko cyamira nyine kurya no kuryama byo bazabikubaza nicyo shoboye gusa. Ese kaba ni kangahe nakubwiye ngo tujye kwa muganga ukanga. Nta kwa muganga nzajyana nawe wamaho urumva icyo ushaka no kuva mu buzima bwanjye. Niba ugira ngo ngende rero uzane za nkumi numva muvugana ku matelefone umva ntabyo ubonye nzabuhamamo kugeza dutandukanyijwe n'urupfu rubundi nicyo twasezeranye. Nukuvuze nzagufasha kugera kuri urwo rupfu vuba kandi nzakubabaza kugeza ubwo umutima wawe uzabyimba ugasandara. Umutima utarasandaye waraye mu nda tware dupfushije umwana nta kizasandaza kabanda we akaye shiremo. Nukuvuze uhereye none iki cyumba gena nakimutsemo kandi ntuzibeshye ngo ngwikire ijyaho n'igihe ndagiye. Iruka abagiriyo bajya baragenda. Reka twinywera inzoga ivurwa n'indi nyirabiho. Nanjye sera ari we warayinyoye nyoye izihe reka ahubwo ngewe ko nazivangavanzera nankwaga byeri nkayireka nkajya kuri divayi itukura nkumva nta inkozi nkaba nsingiriye amarura aho kundyohera kandurira. Nkaba mfashe inzoga zo mu bikombe ntazi uko zitwa ariko abakire babaho neza nyirabihugu. ati ngo barakwimara buriya biriya birori ntibyabatwaye nka miliyari we. simbizi ariko nyine ni menshi z'amoko yose harimo n'izo bavomaga kuri robine rwose ntabwo nziza ibyo n'ibiribwa utamenya niba bisanzwe biba muri iki gihugu. mbega bakire ubundi se buriya mwamenyanye mute nyirabiho?
cyakarafutse we. uyu mujyi ubona ngiye kuwusaziramo ku busatabu kandi ko twasangiye akabisi n'agahiye ntamenya aho ibirori birimo inzoga nyinshi ngo nkwibagirwe nzi neza ko nta rinyu ufite agenda nyirabihogo uribandi mu yandi none se uriya rupapuro rw'ubutumire waruvanye he niba ntaho muziranye warushogoritse gute nakubwana uri umuturage umva uyu mujyi nyine nakubwiye ko mazemo imyaka 38 sinzawusonzeramo reka nibyo abakiriya bagenda bagabanuka kubera utwana twinshi akarafu tubyiruka duteye amabengeza niyo yabakindeba ariko nzicwa n'ikindi kitari inzara mbwira yewe byagenze bite ngo ubone ubutumire bwo kwinjira muri uriya rupangu rw'umutamenwa ko ntawahinjiraga ataratumiwe shefu do cuisine we kibamba mu batetsi kabuhariwe bo muri uyu mujyi niwe wampaye urupapuro rw'ubutumire ko iki kampani medali sonuzi yewe niyo yahaye ikiraka cyo kubatekera no kubategurira ibintu byose umuyobozi wayo rero muri iyi minsi aruhukira hano iwanjye mbega nyirabihogo n'amarira yawe ngo nta bakiriya ukibona ni umuntu wanjye kuva kera nyine agikora mu gikoni cya hoteli umubano wumva nyine tumaranye igihe uretse ko nyine tutaherukana ngo rero abana be barakuze bamwe biga ibyo guteka babigira umwuga nka se banashinga iyo kampani nuko rero kwirirwa wiriza ufite umukire nk'uwo nguwo indaya ntimunyurwa koko ukaza kunguza amafaranga ufite umukire mu byumva kimwe aha ni ukuri sinakugusaganya afite tawo medali twakubitaniye mu mujyi mbanza no kumuyoberwa uko nawe urabizi hari abantu tuba duherukana kera ku buryo ngira ngo baranapfuye ibyo birumvikana nyine duherukana izi telefone zigendanwa zitaragera mu Rwagasabo ubwo urumva imyaka ishize ko ubwo muherukana ufite imyaka nk'ingahe we si nka 10 na ariko gitangira umwuga oya da nari mfite nka 24 none urashaje ndashaje nyine se ubona tungana siyo mpamvu mwita murumuna wanjye nyine impamvu atanyobewe ari mu bakiriya twatindanye kuko twakubitanye amaze gupfakara mufata neza ubundi iyo mba umugore muzima aba yarananshatse rwose nuko rimwe na rimwe yazaga nyine agasanga haraye undi hewe abagabo bajye bamenya ko twese tutaremewe kubaka izo ngo tureke dukemurira ibibazo abo zananiye ariko ashata usiwe ngewe wansubiza ubukumi bwanjye umenya narindira umusore uzankunda akaza kunsaba iwacu nanjye nkubaka urugo nk'abandi abyara nkitwa nyina w'abana ibyo urabivugishwa nuko utabyaye ngo abana bakuraza ijoro bakujujubye bakugeraho kariya gakobwa kanje ngo nitabita kangeze none si urebye bari abakobwa bawe beza wumva hari icyo wahombye koko tawo ako se tawo si uricuza ko wabyaye koko simbyicuza nyirabiho none nuko nibutse ko ari se wa Darira cyangwa watabita duherukana bantera inda none se ko wari winjiranye ubujiji mu buraya wa muswa we kandi bakaba baragushakagaho kwiruhukira atari ukubyara ubabajwe n'iki nuko utazi ishyano riri hariya ngo nitabite yo rimpagaze hejuru rimbaza se ngo rije kumushaka nyirabiho ariko rero nturenganye umwana uburenganzira bwe nubwo bitakorohera kumenya uwo mwamubyaranye nuko ntazi yaba ariko ndamuzi nyirabiho muri iyo minsi umugabo nemereye ko dukoreraho bitewe nuko yari amaranye icyumweru muri hoteli amfashe neza nanyishyura neza buri munsi nkanumva namukunze kuko nabonaga ari ikigabo cyiza n'umwe wenyine reka ninywere byerera yewe narakubwiye ngo nubwo umugabo yaza yisize iki cyangwa yiyita umukiza sinamwemera kunyagera atakwaye agakingirizo ari njye bwanjye wakamwiyambikiye erega yatanagutera inda yari kukwanduza n'indwara nari nkiri nyiga guhuma nyirabiho ni ukuri kuva icyo gihe nakoreka mbanze ngushimire nabyaye kabiri hita unkangura unyigisha uko nitwara n'abakiriya tukaba abacuruzi tuba turi mu kazi nta by'amarangamutima akazi kose ntitwemerewe kubakunda kuko nabo ntibaba badukunze abenshi muri bo baba banavuye mu ngo zabo bafite abo bakunda yego rata umusore cyangwa umugabo wagukunze ntabwo usanga gutura ibimuremereye ahubwo agusanga kubaza ibikuremereye ari wowe akaguhata urukundo bityo ukaruhuka yego naho ukuzaho ngo aruhuke ari we nta kindi mwavugana uretse kumuruhura akakwishyura agakomeza urugendo yego rata ubuzima bwacu nyirabiho ndakuvugisha ukuri kuzuye
naringize ngo ubaye umuswi uhita utereka ukancindira wundi rero inyobewe iki uyu mugeni wawe wonsanzemo sha ubundi se iyo ntamenye ubwenge ubumva nkiriho bamwe mu bo twatangiranye uwo mwuga bazize gukuramo inda baba we atarabizize bapfuye bazize sida basiga imfubyi zitagira kirengera abandi bari ku kinini cya buri munsi kubera iyo nyagwa n'ibindi yewe emva mama ubwo nta soni ufite wa mukobwa we soni se uko nakoze iki utugena ku magi mama arasinziriye gusa cyangwa baba se uramushakira icyo ubundi none se sinamubwiye ibyo ku ishuri bambwiye babitubwiye kuwa gatanu rwose ko kuri uyu wa mbere umuntu utararangiza kwishyura minerval atari bwinjire mu ishuri ndeberaho amasaha ageze akira amafaranga ujya guhaha uzi ntekere ka boyiro aho ngo bimereye nabi ubwo bya minerval ntabwo mfite umenye nawe ndakwenye mama rata mama kabita w'imena amatwi babarira rwose urekera gusakuza uhamagara mama ntawe uhari mana none se dari urambeshya pe ntawe uhari yewe sinaraye ngiye kuryama mama ari hano gusa ari njye nawe uwo mama abwira gahunda ze nawe agiye ninde ushakubwiye ngo mama ntawe uhari yagiye se yagiye aho zahiye haje umuntu w'inshuti ye nyine tamubwira ko hari ikirori gishyushye bahita bagenda ubwo yagiye ubwo wasanga nyine hahuriye n'izindi nshuti bakarikesha bose koko ndavuga ngo iki noneho mana yanjye ubu kuko nzajya mpora nsemba bazi ku ishuri ntibazagera aho bakandambirwa ubu kuko mama yakwihangane ko ndi mu mwaka wa nyuma kuko kanyihanganira ko hasigaye igihe gito ariko ubundi ayo mashuri yawe ukangisha nyakangisha urareba ugasanga ari wowe wenyine wiga muri iki gihugu buri munsi amashuri umwaka wa nyuma none se nyine sindi kwiga ese ubundi mwana wa mama ko nakubwiye ko nta mugisha uruta kubona inoti uko uzishaka icyo cyo kwiga wabiretse barara rwose niba kwiga byarakunaniye ukabiri kugahitamo kujya gukora mu bubari ngendeka niyigire bariga se ngo uzabendera cyushatse iyo mama tubwira ko atazi se nyine akaba atarize nawe ubwo akaba yaratubyaye atarize wumva wuziga koko bigashoboka kurabivuga ukagira ngo ni ishema njye nziga dari nziga rwose kandi inzozi zanjye zo gukora akazi ko mu ndege nkazenguruka isi nzagakora ibyo bimenye ko nzagakora ni uko ubanza mama ashobora kuba yarambyaranye n'umugabo ufite urusura rubi naho ubundi tabi uwantiza ubwo bwiza bwawe gusa akaboneza iri rimwe ubundi ngo urebe ngo usinda yokoga iyo ndege urarurota ukirirwa uyirota nkayigutangamo nda kandi ayo mashuri uvuga ngewe narayaretse ngitsindwa icyiciro rusange cyayisumbuye ubwo se ndabukurusha uretse gukabya ndabukurusha ara ubundi hari ubwo watsinzwe wabuze ubwenge si uko wigaga rimwe na rimwe iyo wakabyaga ntiwigaga kabiri mu cyumweru gashamba ngewe ibintu bitazana kashi ntabwo nabikora urabizi basi se shaho umwana wa mama kumvikana na mama wambabariye ukaza kumunyingingira kwanyishurira kuko dari wambabariye ko dore disi ukuntu ndeba urabona ko nsigaje umwaka umwe wonyine mbabarira umunyingingira umunteretera muri kaminuza nzirwariza nzarangiza yisumbuye imiti nshaka akazi nige nimugoroba mbabarira cyangwa ruteye impuhwe urabizi tabi ndakumva kugira ngo nemere kumuguteretera ngaho mbwira kuri bunyemerere kumfasha ikintu kimwe nanjye dari urabizi ko ntacyo nanga kugukorera ndakumesera nkagukorera isuku mu cyumba nibiba ngombwa no kukuhagira ndabikora ariko mbabarira umfashe ndakwinginga ibyo si byo nshaka nona mbwira icyo ushaka nyine uzi icyo nshaka ndashaka ko ujya kuri busheri ukagura inyama ukaza ugatogosa ugakatiramo ibitunguru n'ibinyanya wangiza ukanekera boyiro
muraya wanyu se nanyoye inzoga nyinshi none ndazengerezwa kimwe kiranyishe mba ndarinda bikora n'ubundi se ngiye ku ishuri nta minerivare bangarura none yewe ngiye guhaha mbigukorere wenda nanjye naboneraho dore n'ubundi nayo naburaye wenda mama muri abagome uziko wowe na mama muzi ko mutari burare hano nimuhaha wumve ariko nise ko ibyo tuvuga neza kubikora ariko urabizi uko icyo nemeye ngikora ntubizi se nibiba ngombwa ndakomaho n'ayanjye ariko ejo uzajya kwiga muvandi sinabikwemereye se ndari meza amafaranga ngende ndagukunda harasaze nukuri nanjye ndagukunda murumuna wanjye nubwo wigize bwiza bupfa ubusa mbese si iki usubiye muri aya magambo siko ntakunda kuko ndari ariko se utaba bwiza bupfa ubusa iyo ujya gukunda ugakunda sekirite hari abapapa barifite bazi no kurirekura wumva ubwo bwiza bwawe bukumariye ibyo tubireke dari tutabivanga rwose twishimye twembi tubireke rwose kuko n'ubunyurira nta nubwo dukundana n'inshuti yanjye nuko nyamara niko mu bucuruzi yemera n'ubwo museka mu yandi magambo baravuga ngo hugwa cyane nanjye rero mvuge n'icyo mpfa nuko munyishyura gusa hari icyo ntazemera mu bucuruzi bwanjye ni ikizi ni ugukora ibitemewe muri bare cyangwa se muri ariya macumbi urumva ibyumba nabemereye birahari mpfa kuba munyishyura neza ikibazo ariko hari ibyo ntazemera ko muhakorera ni ikisi utazemera kandi tukwishyura tukanakuba kabiri sinzabemera ko muhinjiza abana bataruzuza imyaka y'ubukure urumva abakozi nkoresha hano barabizi uretse no mu cyumba haba no muri bare cyangwa se muri sawuna nta mwana wemerewe kuhinjira humura rwose nako ntidushaka ibidukoraho ireme urumva ntituzarya imbuto mbisi zeze zihari oya ubusara arareba agasanga turi abana bo kurya ibitumbwe bitubihire kandi hari imbuto zihishije zirimo agasukari nuko nzi ko hari abitwaza ibyo batunze n'urwego bariho bakumva ko bafite uburenganzira bwo kwangiza ubw'abandi oya toza umutima rwose ayo makosa ntituzayakorera iwawe erega twe turi inkorokoro zikurana n'abakuze ariko rero turi n'inkorokoro byo mutaba zose ni muri abagabo b'ibigango bashyitse kandi bafite ku mufuka hatajegajega yego nyine ariko ubundi nkubaze ubu buri kiyeremi w'amafaranga uyafite ukaba ufite n'uburyo bwose bwo kwiha ushaka kuki mbona wikomeza cyane ariko si wa mugore ubundi uburiye ikomeza gute se yose yawe dore reka nkubwire wakabaye ufite icyumba cyawe hano ukajya ureba agakobwa keza muri bariya nyine bagukorera mukajyana muri sawuna yawe hariya si nk'ibyo nkava ukakagukorera masaje n'intoki zako nziza zihehereye zinyerera ukumva ubunyunyusi nawe nanjye nturate iyo tukunyuraho badukora mu matama no mu bwanwa wowe wumva utifuje kumera nkatwe njyewe Yeremiya nta munsi n'umwe ndifuza kumera nk'amwe n'ukuri kandi hari ubwo nigeze kukubona wanungunitse ibuka umunsi dariranzanira umunyeshuri wiga hariya haruguru ugasanga ibitabo bye mu kabati wari umurabyivuze burya nuko namwatse ibyangombwa ngasanga arengeje imyaka 20 ndakora iyo nsanga ari munsi y'imyaka 18 muba mwarankize rwose ariko rahindaye ariko umva ntukatugireho ikibazo twebwe ibyo twakubwiye ni ukuri ntabwo turya imbuto ziteza si nk'ibyo se ariko niko kaba ndakumva ubu pe wanze kugira icyo utumiza ngo uraza kunywa ari uko inkoko ije aya buretse haracyari kare Yeremiya njyewe se njye nta kibazo rwose siko nzibamo isahira yose nanywa rwose naho ubundi kuri iyo ngingo twari turiho hari ibanga ngenderaho ryitwa kunyurwa n'ukundi nkanyurwa n'ibyo yampaye uwo mukobwa mubona ari mwiza mubona mu mugore wanjye Imana yampaye niba n'izo nkweri nziza ndazimusukisha yaba ari ako gakupe mureba mukanyurwa nkamujyana muri salo bakakamushyiriraho akabura kuba umukecuru kandi nkamuha ubushobozi bwo kwambara neza uko nshaka urumva si izo jipo z'impenure mureba mugashya mushotori rwose wanjye turi babiri utwo tujipo aratwambara akaberwa nkamubona nk'uko namubonaga kera nkimurambagiza akabura kuba umukecuru ariko se bitwaye iki si umugore wanjye Yeremiya reka nkubaze
ni twebwe uvuze ngo tubona amajipo tugashya mushotore ariko ubwo nk'abagabo b'ubwiruza bari bo ndabizi ko ari abacuruzi bakomeye b'abayobozi bashobora kumbirindura none wabimenya ariko uko niko kuri nta kundi iyo utaba inshuti yanjye urumva Yeremiya urumva mba nkweretse aho urarira ijoro nako nguciye inzoga ubwo murakajwe ni nguciye inzoga ubwo se kuba guciye inzoga urumva ari ikosa nta kibazo ariko muri cyo uburakari rwose ujya umenya ko urimo kuganira n'abagabo ngaho ngiye mpamagarira Darira akazi yari ari gukora gahagarare ajye kunkorera masaje njye n'icyo kirungu uciye nta kindi ariko ntuzongere ntazongere rwose agasuzuguro uvuye ngo kitabe uvuga ibikira mu matama wa mukobwa singututse ariko ndavuze ngo ibi ndabirambiwe uzashaka handi nuko nawe mfite ngo mpage mama nuko nawe mfite pe ariko ndarambiwe icuku byanyu mwembeho na mukuru wanjye mbimuza mwasinze muntuka munyurira ngo muranunze kandi rimwe na rimwe mba naburaye kuko muri burayi iyo ngiyo mudahaga ndi muzi neza ko dutunzwe no kujya ku gasoko kandi mugoroba isugi wowe na Darira mugiye mudasize n'igihumbi muzi ko nagiye ku ishuri muzi ko ndi butaye ngateka ibyo nkuye nawe mwasinze gusa ariko reka wenda wowe nkureke Darira ko yagiye ngeze hano kuki yansize gutyo yumvaga ndi burya iki ntuvugira umwana atabi ntuvugira umwana wajya ngungire wawe wasenye ukabumbura umunwa uvuga mukuru wawe wakigoryo si wowe wishyura inzu tubamo si wowe ukugaburira akakugurira amavuta yo kwisiga akakugurira imyenda wambara kugeza ku ngise ntacyo nkora aho ukorera nawe kugura urwembe nibura ko aribwo rugura makeya kigorye gusa nubwo nawe njya gukorera amafaranga ako mbishyuje ntabwo mwabonayo mu mwemba wowe ninjye mukozi wanyu muri uru rugo mbakorera imirimo yose unyuriye ko ntakwigurira n'ikariso ariko namwe nawe uyimesera muri mwe ndabamesera nkageza ku ikariso koko mama kandi icyo munyishyura ni ukundaza ijoro mbategereje nyingurira umwashe adandabira nagira amahirwe ntaruke mwongera ngakingurira undi yitega imitego ngo jyewe ndadadabira none se umuhagaze neza sinize nigeze ahangaha rwanda sibaje rwanda afite umugambo gusa ntabwo kubyara nabi we ariko mama niba warambyaye ukaba wumvise cy'inzoga mwamba wari ukangereka data ko nibura we wasanga nyine data none se wabyaye ku giti cyangwa insina ngo umenye ko nasamwe mu buryo abandi basamwaho uhita umondagura gusa nibyo ushobora nawe ufite se ntugaze ikoze nyine ufite imyaka ingahe urayiyobewe se si wowe wambyaye ufite utarakubonye wavutse ntazi ufite umwaka umwe cyangwa ibiri ukagira 3 4 5 6 ukaba ubaye inkumi nako umugore mu bandi kuko umwaka utaha uzaba wemewe gusezerana urumva yakumenya byose ni wowe rwose nose wigeze umubwira ko ariko ubu ntiwarigera wakumubita data wigeze umubwira ko ntwitera wigeze wimubwira sari karivanga sasa amafaranga y'ishuri nyawe ndatuswe ntacyuri ninze ibikoresho by'ishuri bibuko ninabaza ndetse data bahe ngo mushakishe n'ubwo narakubwiye ngo nasugira namusuzwe n'ikize kumukira nawe ugira mbese wantora guhemba cyangwa wanguze mu gasoko ko Darira wamubwiye ko se yapfuye uwanjye abaho cyangwa nawe yarapfuye mbimenye kandi uranshaka akamunani wawe nakamunani kagasinzi karanshaka mama wandeguye kumbabaza maze ndema yaraguye mu gihe bimbwire mbimenye sinzongera ntabwo kubikubaza mama wandeguye kumbabaza umva niba data yaranaguye mu gihe bimbwire mbimenye sinzongera kubikubaza mama urambabarira mama ndekura
bitazira n'amahoro reka muraye mu Rwanda iyo mpaka nayikubujije uyikurikiye ujya he garuka wacyo nazi garuka gifite umuriro nyameze yikubitire rero ntabwo ngaruka ya mu nzu yawe ukinge wajye ninde wagutoye mu bibazo byanjye umukobwa wawe nese ko banje gukiza mbaye ingegera ndahanye umwikururaho umeze nk'umuseke uzibeshye tabita reka mbaye umuseke uzibeshye iyo muri gukorera agataro gacitse uzakasodesha amenyo wakigura wayino wajye uragaruka mubajije rwose ntabwo nagufungurira aranyinjira nagufungurira mama wambaye ukanyingurira kuko ntundaze hanze mama yanjye ariko ndamara gucika wenda gucingurira sibyo uretse mu nzira si ko mbona udashaka ko mba ngucumbikiye uraguma hanze kugeza ryari ariko ubundi sinari nzi ko wagiye ku kazi ka nijoro uturutse ngo untabare kuko iyo uregaganyije n'ubundi kari we wanyinjari kwica kwica se kubera iki byarase bivuze ko ari ugomba kukwica ntanzayica nziyica ndahise ibi ndabirambiwe ubuzima ndimo ndaburambiwe ndahisemo ndambiwe mama udashobora kunyumva waranyurira ko ntacyo maze ko mukuru wanjye ari we mwana kuko ngo akorera amafaranga ngengo nkaba ndibwiza bupfuye ubusasha ndahisa ngo kuko ntashobora no kwinjiza n'igice none se icyo nicyo mupfuye dupfuye ko mubajije data ngaho nyumvira n'ukuri ese kuzi neza ko icyo kibazo muhora mugipfa yazamubwiye yazamubwira rwose kuko ndarambiwe ko atari wowe mwana wenyine wakuze atazi papa we koko waretse kwitesha umutwe w'ubusa ugashyira umwete mu masomo yawe ukiyigira nziga gute ndahise ninde wasibye nitabita ninde wabuze minervari nitabita ubu koko abo twatangiranye ntibagiye muri kaminuza simaze gusibira kabiri kose kandi atari uko nabuze ubwenge ari ukubera kwiga nsiba kuko ndahise hose nanjye ko ntaho ngo ukinze inshuti yanjye amafaranga make nkorera niyo mbeshaho nishyurira kaminuza nimugoroba kugira ngo ndebe ko hari icyo nazigeza ntacyo nagufasha wowe shahara aho uzagera kuko niba uri ufite mama wawe ukumva ndahise n'uwanjye nanjye ari mama ari mukuru wanjye uvuze nta n'umwe unyumva uko biri kose uzakomeza ubitabita nzitabi ntabwo bizakunda ntuzateshwe kuko ari mama wawe na mukuru wawe bagututse ni wewe kuko baragutuka ariko ayo mafaranga ukayabona ukiga uyihangane kandi rero warariye nkukananirwa kurya umurizo waba ubaye ikigwari rwose ubwo singa nariye niyi umurizo n'uwu inka wariye n'imyaka 5 wize muri yo hakabamo 2 wasibiye bivuze ko maze imyaka 7 yose urwana no kugira ngo urangize byibura ayisumbuye ukaba ushaka kwiyahurira mu mwaka wa nyuma none urabona nzawurangiza ndahise ndebera nkirwa serera mbandaye usabuzwa n'iki kurangiza se mama yarahindutse ndahise yarahindutse rwose kurusha mbere yego kuva na kera yaranukaga ariko agenda arushaho kunyereka akanyanga mama we ntabwo akwanga ntabwo akwanga rwose nta kwanga aragukunda cyane ankunda ze ndidarira umwana ni darira ugishyurira inzu umwana ni darira ungurira sitire umwana ni darira wikemura ibibazo ntagiye icyo mbaza umwana ni darira unzoga nakansengerera wowe uri bwiza wupfuye ubusaba utazi kwigurira n'akabambiri cyangwa umwenda w'imbere iyo niyo ndirimbo mpora numva ngiyi ndirimbo mama ahora ndirimbira nyurira warangiza ngo arankunda ariko ubundi darira kubwira
ko hariya akora akazi ko guseriva mu kabari bamuhemba ngahitabi ibyo nabimubaza noneho nanyica kuko ndahise kuva yaza afite imfunguzo z'imodoka namubaza aho yavanyeho kuyigura akambwira ngo njye menye ibyanjye sinshobora kugira icyo mubaza sinshobora rwose mbabarira ndagira ngo uhumuke rero wumve impamvu bakubwira kuri bwiza bupfuye ubusa nuko ubwo bwiza bwe nyine ari bwo akuramo ibyo byose undi si ubwuzi ko nabizi ndahise iyo avugira kuri telefone simba mwumva nubwo ntabimubwira gusa ni akazi ke ubuzima bw'aterera inyoni ntatekereze ko zizawumusubiza zizabuguruka n'ubundi asigara arimburwa abonye hanyuma se wowe kuki ushaka kubujugunyira satani njyewe none niwiyahura urumva uzabujugunye nde nsamba naniwe ndahise ndarushye utekereza ko umuntu wiyambura ubuzima atihaye aba adakoze icyaha imana izambabarira inyakire kuko nzambikoze kuko nta handi mfite njye ndahise oya ibyo mama ntashaka data simuzi ubuzima burashaririye rwose hanyuma se njyewe ndakwanga ngenda kwanga ntunyanga ariko ntacyo ushoboye kunkorera kuko nawe urakirwanaho ngo urebe ko uzagira icyo ugeraho tabita rero ndakumva kera mama wanjye yajyaga ambwira ngo kwihangana bitera kunesha mwana wanjye iryo ni ryo jambo ngenderaho niryo rintera kwihangana n'imbaraga zo gukomeza kubaho niryo rimfasha kugera mu ishuri sinsinzire kandi naraye ku kazi k'izamu ariko uzi ko utansubije we kuri hano nijoro wakagombye kuba uri ku kazi shawe inseka mbwira nyine urumva umutima wanjye wambwiye ko ningenda uri bugire ibibazo ukabura ugutabara nuko ubwo mba ndagasibye uhoshe genda wimbeshya mbwiza ukuri ndahisa kuki utari ku kazi sinakubonye ngo nkubwire ibyiza imana yankoreye gatabi ureba ndayisaba ntabwo nkiri wa muzamu wo kurara ku bipangu by'abandi oyazi unyagandi kazi se oya umuyobozi wanjye yangiriye icyizere ampa akazi ku biro bya kampani ye ubu niho nkorera rero imana ishimwe byiza buriya rero biba byoroshye kujya inama na mugenzi wawe mukorana niko nabigenje kugira ngo nze ndyame ejo nzabashe gukora ibizamini 3 mfite mana we none nkuraje ijoro ndayisa jya mu nzu yawe wiryamire nta kibazo rwose ngiye kwicara hariya ku ibaraza ry'iwacu hari ubwo nagira amahirwe mukuru wanjye agataha cya gicuku cye mama yaza kumukingurira nkamwinjirira genda uryame rwose njyewe ngende ndyame mu nzu yanjye ngusize hanze ubwo naba ni inshuti nyabaki urumva koko najya mu nzu nkaryama ngasinzira nzi kuri hanze aya ntibibaho rwose ntibishoboka uzi n'ikindi ndahisa ndakumva ndashima imana yo mu ijuru yakuzanye gukodesha muri uru rupangu dukodeshamo pe icyo nicyo cyonyine uyishimira se ariko azirema kwinshi koko ni kwamaho ugira n'umutima mubi ubu koko nta n'umunsi n'umwe ushobora kubyukana umutima mwiza koko ese ubona ngira umutima mubi koko reka nkubwire imana yarakurebye kwitegereza ibona uwo mutima wawe mutindi itaguha umwana ngo uzashobore kumutoza urukundo birangira n'uwo yari iguhaye mwisubishe urumva ahubwo rwose sinzi n'impamvu iwanyu bakwise uw'amahoro iyo bakwita uw'amabi bikagira inzira hanyuma se wowe ko wagiraga umutima mwiza kujijikira ko umwana yari uwawe ntazizi narashatse nyine uyu wese ko utazizi narabyazi narashatse mbere narariraga ariko ubusinyibona amarira ndizwa n'amagambo mbabaza uvuga akaba nariyakiriye rwose kandi uru rugo rushaka ko ngusigamo ukaruzanamo inshoreke zawe sinzaruvamo nzemera ndugwemo navuye iwacu nje gushaka ikindi nakwihitiyemo ntawakundangiye ngo ndagira ibyo mushinja yewe wanyisigisha ubaziko utazi n'igisobanuro cyacyo rwose sinzaba cyo kuko sinzava mu rugo rwanjye rwose umva uw'amahumba nkubwire wanze kugenda ku neza uzagenda nabi cyangwa se uri umurambo nk'uko ubyifuza ariko se mugabo wanjye noneho barakuroze ko twashakanye dukundana tukabana neza byakugendekeye bite ngo uhinduke undi wundi ariko icyo kibazo hari igihe ntakigusubije wa mugore we ukumbaza ikiwe ntiwireba ngo umenye uko uri mubi ndetse utakijyanye n'igihe tugezemo ibinwa ibitama ikida n'ibirenge bitambamye ngo ibiki kaba
ubu nagatambitse ibirenge nkurusha ibirenge bitambamye koko ngenda amanya ibirenge wamaho yewe burya koko ngo ntawigaya umva yewe ubwiza bw'umugabo ni inoti kandi ndazifite umukobwa mwiza wese nashaka namubona uwo mukobwa mwiza se kuki atari we wahisemo ngo mubane kaba ubundi uvuga ngo ndi mubi tumaranye imyaka 20 n'ingahe kuki undambagiza utambwiraga ko ndi mubi winyibutse ubugoryi bwanjye nagize uwamaho ko nagenze ndabona koko umuntu w'umugabo ungana nkawe n'igihagararo ufite urifata ukiyitangura ikigo umva sindi ikigoryi urumva uricyo kuko niwe ukiyize sindi ikigoryi atansiyo ubugoryi mvuga n'ubutarampumuye amaso ngo manu kuzuko urumva niyo ntamenyerera ku muziro ahari afite umugore n'abana wivuga gutyo we kuko uzi neza inshuro nakwinginze ngo tujye kwa muganga ukabyanga kaba kumara iki se ugahitamo kwigira ikiraranzira aho waraye uyu munsi si hurare ejo ese ubundi reka nkubaze abo bagore bose murarana muri ibyo bigunda boko mutabyarana niba ikibazo ari uw'amahoro ariko uravuze ngo ndigiki uw'amahoro ndakwiyamye ntwongere kumena umutwe uvuga ngo nkumena umutwe jewe wowe ubyara ababyeyi bangaye ko wasanga ibibazo nagize ari ibihano Imana yaguhaye kubera abana b'abandi wamaze ubangiza gusa ugiye kuvuga ko nkora ibyaha rero si impano none se urahanwa ubundi mpanwa se nagize kandi ubusika imodoka wasimbuje ugenda mu ubwo uzi neza yuko ntabizi ko wayihaye umwana w'umukobwa ukwiye kububyaye iko kureba wikize iyo nyimuhaye ze ko ntago ibyanjye bikubabaza yewe bikurya Yesu ubundi bikakureba wikize ubundi se ubyivanga mute ko ufite business zawe nkagira izangiye yewe wari wumva nkubaza icyo ukoresha amafaranga yawe umva tubireke kaba tubireke nyine turekeraho rwose ntukuzi kuri kuvuga ubusa ndya ubyutse nzamurira tansiyo muri iki gitondo yasanzwe yarazamutse kera ubonye yaba yarizamutse maze ikakurwigiriza ikakunkiza urucira mukaso rugatwara nyoko nawe injira murakoze yesi Darira ni amahoro se kuje hano ni amahoro ngaho fata ku gatebe wicare rwose nizere ko udashaka uruhushya kandi manager akaba yarukwimye ukaza hano uzi ngo ndamuvuguruza ariko bose buri gihe ukonje hano uzajya ukeka ko nshaka uruhushya koko ngaho mbwira icyo ushaka kandi wihuta ujye mu kazi ndabizi hano hari akazi kenshi kubera ubukwe buri buhabere mu kanya bose yego nyine urebye nta gafavire nshaka kubasaba ngo akakidari nyine ni ubufasha mbese nyine ariko budakomeye cyane kuko ndabizi ko muvuze yego nabagiriraho umugisha Dari karame urashaka icyo ukuri muvuga numva rwose ntarwumva neza ni akazi bose ese kagenda gatese ntugafite uziko ari ku mwanya ufite ahangaha nta muntu utarize uwuhabwa ahandi ko ari uko ari bariya abagabo b'inshuti zawe bakunzaniye nanjye ariko ndabafasha kandi ni ukuri bakwinjiriza amafaranga menshi mbibafashijemo kandi akazi ndakitangira ni ukuri bose ntimubizi ndabizi rwose ndarira muri bare mba nagezeyo ndarira mu byumba mba ndiyo ndarira muri massage na sauna ndarira muri resitora ndarira nirirwa niruka umunsi ukira kandi n'abo bagabo b'inshuti zawe nkabitaho nkabafata neza ibibera hagati yawe nabo nimwe bireba mbwira neza icyo ushaka udakomeza kwica akazi urumva mfite murumuna wanjye nibwo akirangiza kwiga nyuma yakoze icya leta ejo bundi ubwo rero namusabiraga akazi kubisa isano hari umukozi dukeneye Dari urebye kubera uko ibikorwa byanyu bimaze kwaguka nyine mukaba mwarongereye ibyumba kongera na jaride abakozi basigaye barabaye bake murumuna wawe ngo ntushaka kumushora mu bintu bitari ngombwa niba arangije kwiga yisumbuye waretse akazakomeza kwiga bose ubuzima buba bwarakubise abantu erega mama wacu ntacyo akora utwo nkorera rero ntitwadukodeshereza inzu ngo tubone n'ibindi bikoresho abakobwa bakenera mu buzima bwa buri munsi turi aho gusa ubwo rero mumfashije yaza agakora niba ari uzakomeza kwiga akazakomeza ariko byibura yabashije kwibonera ibyo akeneye uwo muvandimwe wawe se yigaga ibiki mu yisumbuye nyine yigaga ibijyanye no guteka kinyamwuga ndetse no gukora mu mahoteli ndumva uwo twamukenera di
umubwira azaze tuvugane. yewe muravugisha ukuri bose cyane rwose. yewe baba we bose murakoze cyane ni ukuri kw'Imana sinzi uko nabashimira muri abantu beza pe. ariko rero buretse gato ubwo se mwisubiyeho kandi mu gutangira numva ataza hano avuga ko aje mu kazi. yazaje nk'ukwimenyereza umurimo akajya mu gikoni akiga mu guseriva akiga ese tukamumenyereza amafaranga make yo kugira ngo akemure utubazo afite. iby'akazi bikazaza nyuma. nabyo murakoze icyo nshaka ni uko uva mu rugo ni ukuri kuko we na mama ntibajya imbizi baba benda kwicana. ariko abana b'ubu mwabaye mutse umwana afite na nyina ko iby'umuryango wacu ni birebire ntiwabimenya bose nanjye sinabivuga ngo mbirangize gusa icyangombwa ni uko abonye aho waba amuhungiye. nta kibazo uzamuzanira rwose. mana wisha winzeka umutima n'umurasira kubona wiruka eri kugira ngo unzinare cyangwa ni inyamaswa y'inkazi cyangwa ni nk'umutindi guturesha ndayisa muzi ukuntu ni inyimbe wawe ahubwo rero basi abandi ndayimenye no baranyica manajye baranyica. oya icyo cyo wigira ubwoba rwose ndaguriyanye ahire kuko zombi ni umutu none se uzajya umesera mu kintu yimpa abonye ahantu ukorera amafaranga ngo nuhembwa ya mbere ariko yinyishyura akuzi ko ntimukaga ko ntakiri wawe undi we nuko hari ubwo mbyuka nkibaza niba ngiye ahantu ndi bukore bakambarira amafaranga 5,000 ku munsi we. amafaranga ari na menshi ugomba kunsengera dore naragusengeye. amafaranga nzahabwa bwa mbere ko nyafitiye imigambi myinshi ra wagira ngo ni nka miliyoni ahari. nzagura mama agakanzu keza ko kwigura kugira ngo byibura abone ko nanjye ndi umwana ufite akamaro. ndamuzi muguriye igitenge yakinzirika mu ijosi bakunda amakanzu agakunda tugufa none ko yagiye gushaka gaje umva se ntabwo mbirangije nzagura mukuru wanjye umubavu w'umura neza umwe nyine kuko ari we wanshakiye stage di nzishyura ibasi y'abandi maze kumena munga imbeba ubundi nsengerere na ndayisaba mbarumbwire kandi yanike sabi uzandeke rwose niba uzansengera ko mbikwibuka. umva shano ukuri nari mbifite muri gahunda ndahisa si rimwe cyangwa kabiri wamfashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. nyine se ntabwo wakansengera mu bambere. yego nta mafaranga wamaye ariko iyo nakugira mu buzima bwanjye sinzi ko nari kurangiza yisumbuye pe kandi nawe urabizi. igitangaje rero ni ukuntu uzagurira abandi amafaranga ukaba wowe nta kintu wigurira. njye nta kibazo sha ndahisa nta kibazo pe morali mfite yonyine irampagije. kubona abandi bantu batari abanyeshuri twirirwana nkabona aho nshyira mu bikorwa ibyo nize kandi mbihemberwa ibyo birahagije ubyumve ngo birahagije. uzi ko stage nakoze ndi mu wa 5 aho nakoreye nyine bankujeho sha mama yari agiye kuzankuramo umwuka ngo nzinduka ngenda nkagaruka ijoro ntacyo nahanye nta n'icyo nakoze mu rugo umva ubu rero urabimbwira nkaho ntabizi shambabarira wagira ngo warabyibagiwe. nta n'iminsi 3 yagusibije gusa shamva mubwire nubwo mfite umunezero w'ahantu nkorera mbona ntazi ibyaho ndahisa mbona ntazi ibyaho rwose. mbona uzi ibyaho simba mbyumva utesetaye umva iyo ndi mu gikoni barumva ari sawa rwose. uwo munsi ntanezerewe ariko ukwezi ngiye kuhamara icyumweru kimwe nkorera mu gikoni ikindi ngakora muri serivisi nawe urabyumva nyine mba ngomba guha abantu ibiribwa n'inzoga bashaka. ariko hari abantu b'abagabo mbona batiyubaha batiyubaha na gato. uransetse umugozi washize twazashatse undi mugozi tukawumanika wowe ngo tujye tumesa bike bike. ikibazo uyu uri hejuru ni ugushaka noneho ikintu uzajya mpagararaho ndetse nanyikwanikira nawe ubundi ni ukuri kiriya kibazo kirambangamira rwose ibiga bitiyubaha wagira ngo ni ibimayibo byo ku muhanda. ariko ubundi tabi ko utari umwana w'uruhinja ubundi ko abantu b'igitsina gabo twese twiyubaha kimwe. hari abakabya cyangwa imyaka umaze wiga ibintu birebana no kuzakora mu mahoteli na za bare na za resitora uyobewe ko hazamo abantu batandukanye kandi bafite imico itandukanye. ariko none se biriya ni byo umuntu aba yaragiye kwiga. ariko rero iyo bigeze ku mukobwa mwiza nkawe
ibibazo biravuka hehehe ngo iki ndahisa nawe rero turi mwiza cyane niba ubona nabyumvanaga abandi nanjye ndabivuze ariko se ndi mwiza hehe mubona nasa n'abandi wowe mpereza uwo mupira mwanike dore hariya hejuru ntuhagera ndetse si ibyaro ngo mubekeye impereza urabona kamuntu ibyo ngibyo mwiza ubona ntandukaniye n'abandi hari n'ukuntu uhurira nkaba numva nakomeza ndebe umva ndakwiyamye ufite ubwiza bwihariye kandi uteye neza uri muri ba bakobwa bita ibizungereza niba utari unabizi rero ubimenye gusa simbikubwiye mugende ujye wirata azanyiryaho kandi rero reka nkubwire buriya hari ikintu uzi urusha abandi utazi wowe uri mwiza none utanabihongereye witere bya bintu urumva inzara ni nziza amabuno ntabwo ari bya bindi babandi bagura amasoni yawe uratinyuka ukambwira mu magambo kuko ndahisa kandi uzi ko namenyereye ko wambwira ko ndi bwiza upfuye usarura aho ngaho ntabwo uzi abagabo birirwa bahindukira ngenda bizi neza reka bihora nyine bahindukire njye wundeke gusa ikirenze kuri ibyo byose rero nkubwiye ni ikize kandi ndahisa nyine abana rero batabita ngenda gukunda pe ndagukunda n'impamo y'Imana wowe se ndahisa none se abantu bose bo muri uru rupangu uko bagiye mu kazi kabo hari ba nyir'urugo n'abandi bapangayi bose bakaba ntabahari tukaba turimo twenyine urumva mbivuze ndi kumwe n'andi wundi utari njye apo ubwo niba nkunda amagambo uvuze ntanangaje n'ubundi iyo umuntu akunda ndabona ari mwiza wese kandi ubu bwiza bwawe nabubonye nkikubona bwa mbere ngaho rero umutima wanjye warikanze numva ibintu binzengurutse umubiri ariko nkururwa cyane n'ukuntu nari nteruye ibintu byinshi igihe nari nananiwe gukwira hariya mu marembo ndabyibuka disi maze uraza uransanganira uranyakira kuva uwo munsi naragukunze atinya kubwira akana k'akanyeshuri ko kiga mu yisumbuye ngo ndagukunda none rero warayarangije ndabivuze ndaruhutse yarabivuze uraruhutse nyine ubwo uwo mutwaro uwushyize kuri njye yo urasetse nibuka ko ntanakubwiye ko useka neza cyane tabizi uzi ko ugiye gutuma nirirwa mbumbye umunwa we kubera isoni oya ni ukuri ubanza umenya ugira ngo nzajye ngenda niryo si gusa mvuye kuri bwiza bupfuye ubusa niswe ikizungereze ariko kuvuga ukuri n'ibyica umutumirano ndabikubwiye ngiye ndayisaba ndayisaba ko muri ayo mbwire gahunda ufite ejo bundi ku manywa kuko nibwo nzaba nabonye umunsi w'akaruhuko ejo bundi umusiba ejo uzaba wahembwe se ngo uzansohokane ibindi nagombaga gukora byose nahita mbisubika mba mbese impamo y'Imana nabisubika mba nyine nkubwire sharike ikabyo ejo nibwo bazampemba urumva kandi ndashaka rwose kumerekeza gushakira mama agakanzu keza n'ukuri ndashaka kumushimisha kibuze mu buzima bwanjye nanjye nzumve ko mama yanshimiye yishimiye ko amfite uzi ko aho nabere noneho numva nkugiriye ishyari tawo ako gakanzu keza wambaye wakaguriwe na tabita koko ripfa kuba atari rizatuma ungirira nabi nyirabihu yewe nyirabihu ubwo ngirira nabi tawo si aha yaba ari satane wane kuko ngufata nka murumuna wanjye ni ukuri imyaka tubanye yombi ukugirira ishyari rikugirira nabi mba narabikoze kera twasangiye byose kugeza ubwo dusangira n'abagabo tubizi kuko iyo umukiriya wawe yazaga ufite undi ntiwaburaga gukora ku rutsinga none se ukambwira uti runaka ageze mu nzira aba hafi umwambu naho ukamwangura bwangu kandi rwose nabaga mbizi neza ko uwo muntu arekura ifaranga uretse ko we buriya nta n'umukiriya wigeze ugira utarekura nyirabihu rero wagiye ngira inyatsi n'ibihombo ibyo witaga ibihombo ninda watewe sha kandi abana wabyaye nibo basigaye bakumenya akira umureti wirire dore
urakoze sha reka nanjye ntamireho ibyo nshuti kuri wabimenye nararebye ejo najyanye ahantu ikintu cy'inyatsi kiramvunagura kandi rwose ntabwo kimeze mu mufuka ariwe ataye byerecyanguriye gusa cyakora ni ukuri twakoze umwuga mubi nta muntu n'umwe nawifuriza ni uko mburaho mpera mbwira darira wanjye nyamuneka asubira inyuma ariko ntabwo pe ukuri ushatse watangira kumucyaha hakiri kare ko aracyari muto mbega umureti uryoshye mba nawitondeye nabonye ibigabo nyine byarakurwaniragaho naho ubundi umukobwa wawe se yakomeza akazi afite n'ibindi akabigabanya nk'iyo modoka ikigabo cyamuhaye yayigurisha akishingira nk'iduka ricuruza amavuta yo kwisiga ewe wariya k'abagabo sinzi ko yakareka nyirabihu ni ukuri amafaranga yabo aryoha nk'asize isukari nyamara umwana wawe aracyari muto abiretse yazanibonera umusore umukunda bakabana umva rwose ntasaza yifuza nkatwe rwose uzi kurinda usaza nta mugabo ukubwiye ngo ndagukunda we yewe barabitubwiye ni uko byabaga ari uburyarya nyine yabikubwiraga yikundira undi wa mugani wawe nicyo mvuga reka nta rukundo rw'umwimerere tuzi ngo umuntu akubwire ko agukunda bivuge ko ariko biri yanakwitangira ariko uzi ko umugabo wakunze umukobwa akamukura iwabo aba yanamubambirwa bibaye ngombwa yego ariko nyirabihogo nakuze ndiyiragira ikicyura nta muntu n'umwe watanga urutoki rwe ku bwanjye nsanga wese nshakaho serivisi yihuse yishyura akaruhuka ubundi akagenda rimwe na rimwe sinzongeye no kumubona ukundi mu buzima bwanjye nanjye ariko ni ukuri nanjye ni uko gusa ubaho bigeze mfite abantu babiri bakwitanga ngo mbeho nyirabihogo nibe nawe abakobwa banjye barankunda bakabinyereka noneho na darira twasangiraga inzoga asigaye nza nanyoye akarira kantakambira ngo mama wahindutse ntumva se siyo mpamvu se natangiye nkubwira ko ngufitiye ishyari mbese n'ibyo kandi ejo bundi uzaba ufite abuzukuru kweki abuzukuru nyirabiho nyamara muri uru rupangu harimo umukwe wawe nushaka witware neza uvuze ngo iki nyirabihogo we umusore uba muri uriya muryango dore hariya wo ku ruhande ejo bundi namubonanye n'umukobwa wawe kweki nubwo ntakunzwe ngo bamenye uko bimera nabonye urukundo hagati yabo uvuze ngo iki nyirabiho ndayisaba umusore w'umusekirite niwe ugiye kuvuga ukundana n'umukobwa wanjye kandi naramwihanije mukuru we yanabimubaza akamubwira ko ari inshuti risanzwe kare shwi ariko namwe ntimurora koko inshuti zisanzwe se byaha rwose hagati yabo harimo akantu kandi katari ubucuti kareka nako harimo urukundo mbega bwiza bupfuye ubusa we ndamwica noneho ndamwica nukuri uriya mukobwa yaramvunnye kugira ngo arangize amashuri yisumbuye ntakwiye kujyanwa n'incakarafu nk'iriya rwose ubwiza bwe bukwiye kumugeza ibwami kare yaba amemukiye icyo nkundira abantu uramubuza gushakwa na sekirite se wowe washatswe nanjye byaruta kamera nkanjye akajya azana abakiriya ariko b'abakire batwara za rukururana nawe urabizi darira namubyaranye n'umunyamahanga utwara za rukururana ndabizi nubwo bitahamiriye ntagaruka ariyo mpamvu mvuga ko yapfuye tabituriya nawe nubwo nshidikanya kuri se ni umwe mu bikomerezwa kuko icyo kigabo cyari kivunjaye gifite kashi koko kikanjyana muri hoteli ikomeye hano mu gihugu kandi niho nakwinda yatabita ariko igihe kirageze ngo umubwize ukuri tawo ariko shawe mureti wari ururyoshye n'ubwo ushize uzi guteka mugo naho ubundi mbwize ukuri ni uko se watabita utamuzi cyangwa ni uko udashaka kumumubwira niba bamaze kurya mpereza iyo sahane nyivana aha dore isaze zadusuye wenjejesha yawe mbwira nyirabiho nubwo naba ikigo ry'inte sinayoberwa umugabo wanteye inda none se ariko amagambo yambwiye mubwiye ko ntwite ntiyatuma muha umwana wanjye cyane ko ntawagira yambwiye amagambo mabi ntubimbwire tawusi we ntumbwire ko ari uwo nketse ntumbwire ko ari uwo nketse ni ukuri umwana akaba yarakuvunnye kuriya hari koko akize umva nyirabiho maze kumenya ko ntwite naramuhamagaye amarandevu muri hoteli twajyanagamo
njyewe rwose mufata neza nk'uko bisanzwe. nuko nyine mubwira icyo namuhamagariye ko ari ukumumenyesha ko ntwite. ikigabo gihita gihinduka igisimba ndeba. reka da. kirambwira ngo ariko indaya mwabaye muti. asiki. urambwira ko utwite se njyewe nigeze nkubwira ko mfite gahunda yo kubyarana n'indaya. uranyumvira de. arongera ati ubwo icyo ushaka ndakizi nta kindi ni amafaranga. ni ko kubyukana umujinya akura agapapuro mu ikofi ye yandikaho arasinya atakira isheke y'ibihumbi 300. ngo genda ubikuzayo ukuremo ibyo kuramo ngo n'ubundi siyo ya mbere uri bubikuyemo. ngo ukuremo inda? ngo nyikuremo di. niyo mpamvu warakaye cyane rero. ari mu bantu nanga urunuka kuri iyi si. yumvikana. uzi ko iyo sheke yampaye nabanje kuyifotoza n'ubu mbitse fotokopi yayo. ndayibitse nk'ikimenyetso cy'ayo magambo yambwiye. none se wazayihaye umwana akajya kuri banki akabaririza se ko yamubona cyangwa ukayimuha akanareba ko amazina ya nyiri sheke aba ariho? ngo bigende bitese nyirabiho. ndakubwira ko umuntu yampaye amafaranga ngo nkuremo inda ngo umwana wanjye navunikiye njyenyine azamumenya? ntawamenya. amumenya se kubera iki ko n'ubundi aho yari azi ko iyo nda nayikuyemo? ariko ubwo ushubijeho umuntu wari uje kugukorera kugira ngo ukunde umvundire kabanda we. ayo uryo sha. rero murimo muramfata intoki mugatuma ntagira vuba kandi mubona mugenzi wanjye ntegereje. si wowe wihaye kwinjirana nanjye se? ubundi iyo uguma hanze bakambanza ntabwo wari gukurikiraho wa mugabo. n'ubundi si ibisanzwe ko abantu babiri binjirana nuko nyine mwebwe muza mwisanga. ariko dari yibutse waba wari iyo cya Yoseya ukajya kumuhamagarira wa mwana nakubwiye nakunze maze akaza akaba ari guhorera. ariko se sha uramenye nkubwire kabanda we hariya haziritse ingwe navuze kuri yari uwanjye. ni uzamubanza kabisa gukomeza aratakikujije rebaho. n'ubuhe muvuga ariko umva sha Yeremiya yarasangwa azi guhakaza abakobwa beza ariko akora ishuri yarangije pe. nako sinzi aho yamukuye niba ari wa mukobwa wo mu Gisabo bavuze simbizi pe. kandi aho sha uriya ni umwana mwiza ugitemba itoto ku matama yombi. ubona agifite ubutambambuga kandi akuze. aseka na shawe isoni nyinshi agatera neza hepfo ko winkoraho maze agasokoza umusatsi we mwiza n'uruhanga rw'uruhehemo. noneho bene hano narahiye ko nzamugwaho. tuzamwicarira have rwose mu byo twavuganye gukora aho ngaho ntibiharimo rwose. sinzi uko nari nkurebye nuko mbona musa rwose. kasadarira nawe kukabya kugukora hari icyo bigutwaye. ibyo se byarimo. naho rero uwo mukobwa sinzi impamvu wijije ko naramukubwiye dari. mufite abakobwa babiri bashya kandi beza. umwiza cyane ubundi ashakishiriza mu kwisiga kuko akandi ko nubwo ari keza ariko kuko arisiga cyane ubwiza bwako burahongerwa ariko undi arihariye pe. mva namwumvise ariko nimero ye ntiboneka. ntiboneka? mbwira dari inshyire wangaye noneho 200 ngaye. mva mbese utangiye gusheta amafaranga se tujye mu mitsi? ndamushaka noneho ugewe ejo niwe uzandaza. nawe wabona bamukura hese kandi niwe uzandaza mu cyumba cyanjye nimero 114. kije nibi kimwe barabona ndo bakubeshya ariko genda kurahiya zarara muri nimero 114. agomba kurara mu 114. yenza murara mu 114. navuze ngo ntashobora kuboneka. iki mutumva? azaboneka gomba boneka. aboneka se kubera iki? icyambere uriya mwana ari hano muri stage ni umunyeshuri si umwe mu bakozi bahakora. murumva igihe cyo gutangira kwiga nikigera azasezera agenda. ikindi mushakire mu bandi mu mureke. mushakire abandi mu mureke. kurakaye se dari. yewe reka nkubwize ukuri niba unafushye rwose reka nkumare impungenge. uriya ni uwo kwinezeza tukinezezanya igihe gito. uri uwacu ntawadutandukanya nawe wifuha rero. ariko rero rwose nanjye ndatangaye rero kudasanga umfuhira cyangwa ifuhire Yoseya. iyo tugutunye umutoto wiruka ukamuzana pari segonde ubigenza bike ko Yoseya yahindukiza ijoro mu mase na hano. niko ye umva yabireke ibyo ngomasa bireke. atubwire
n'abasejeri bangahe baje hano tugakina nawe diri kandi tugakorana neza abana tugahekenya tukanezeka nabo bagatahana ifaranga kandi ntabwo ushaka gutuma ukaza umunezero wacu ugakomeza korana yatangiye kwigira ibuye nyine nubwo mukeka ko ari ugufuha ariko siko bimeze nisurakajwe abanjye turemerana murabizi gusa nuko rimwe na rimwe mba naganiriye n'umwana waje hano kwimenyereza umwuga nkumva iwabo ni abakene rero mumutesheje kwiga mwaba mumuhemukiye nyine abashaka amafaranga mushakira ahandi ariko ubundi ibyo bigamo ni ibiki ko ari ugushaka amafaranga kandi tuzaba tuyamuhaye ni ukuri jya nkurikije uko namubonye nkabona ni mwiza kandi nkumva mukunze umva nanamugira umugore uriya kandi va yaba akiza atanavunitse yiga amafaranga nkayamuha agakira agakira igiti wafata umwana ungana kuri ukamugira umugore wowe ariko yose yaraseta rwose kubera si iki uburize kuba mfite ari inyatsi nishakiye undi nkagira imitungo mwandikaho nabiki kubera yambyarira akana ariko se mwashatse mu bakuze koko ko bahari abakiri bato mukabareka mwashatse urungano rwanyu ariko ibyo urungano uvuga ni ibiki we mbwira icyo ushaka ariko unyemerere byibura uzamunyoherereza abari gukora serivisi mu cyumba cyawe ariko mu cyumba cyawe ibindi genza bimwibwira nabyanga ndekere ariko kuki wishyira imbere kandi ari njyewe wabanje kumumusaba ariko wagenze gake seya uriya mwana ni uwanjye nta magambo menshi nshaka kandi nawe ntuyamuzane kabone dupfa ubusa ntukangirire ishyari ngo ushegere ibyanjye ibyawe se bihuriye ko ari uwanjye ariko nimuhore mwumve ibyawe se wise umugira iwawe mwese uriya mwana si uwanjye umva ratadari wereba hano ninde wagukunze ari jye na yoseya ninde waguhaye imodoka ugendamo hagati yanjye na yoseya uw'inyatsi uvuga ubusa gusa kumvura gusa ni wowe ariko kaba ubwo ugiye kwitwaza ko ndusha amafaranga koko ungorane niba se njye ntaragura indi ratadari uriya mwana kareka ndamushaka yewe nijye mushaka kandi ndamushaka cyane umva ndamushaka mwese nta n'umwe uriya mwana ndamushaka yewe urumva we ratadari uravuze ngo tubigire intego ndavuze ngo ntushobora kumuntanga yose tubigire intego se tubigire intego ndageze ubundi ndanega nawe kubera iki gihe nawe turi ku rwego rumwe yarega nzi uko nzabigenza akaba wanjye nta kindi ariko ubwo wakumva abantu b'abagabo mutongana mupfa umuntu mutanazi yavuga ngo iki koko ubwo nta soni mufite tuzi ko wagira ngo muri abana dore umwana n'uriya ni ukuri by'abana nk'umugore mwatongana mwafatana mu ijosi umwe akaniga undi kugeza azanye urufuzi ntawe muzabona ndavuze ngo ntabwo muzabona umuyobora genza uko uzabigenza sha ntawe muzabona nanjye noneho nzi ko utazamuna yewe nzamubona kandi namufunga giye cyangwa kugonga nta mahoro se kuzindukira hano kabanda we ni kuri telefone yawe yanteye ubwoba kuko ni ubwa mbere uzindutse umbwira ngo nzindukire mu biro tuhahurire nanjye si njye ni urukundo Yeremiya we ariko se umuntu w'umugabo w'imyaka 40 n'ingahe koko ibyo by'urukundo yawe bikimutesha umutwe rega yivugiye we yitsinda ni 48 Yeremiya niba ari mushiki wanjye wakunze rwose ubu usubije amerwe mu isaho urumva sinakwemera kumugira ibiro bya kabiri siwe n'undi mwana Yeremiya ni umwana umaze iminsi ahangaha yimenyereza umwuga narayimutangiriye mu nzira atamuha lifuti turaganira ndamwumva ambwira ko yashoje ibyo yakoreraga ahangaha agiye kujya kwiga kaminuza yitwa IPRS kumva si ibyo yakoreraga ahangaha yabirangije akaba yigendeye urumva nagufasha iki muhakazi muteshe kujya kwiga kandi wumva yariboneye buruse yo kujya muri kaminuza koko icyo se ni ibiki kandi rwose wibuke ibyo twavuganye muzakora ibyo mushaka ariko kwica ejo hazaza h'abana byo sinabyemera rwose genda musabira akazi kandi no kwiga azabikomeza abana bimenyerezaga umwuga ahangaha se ko nzi neza ko ari abana b'abakene ninde muri abo ngabo uzakora umushahara duhemba ahangaha ko ari muke ngo abashe kwishyura kaminuza akaba kiyo nzamwishyurira icyo si bitwaye iki ikindi kandi uzamworohereza ntabwo azajya akora ijoro kandi ntabwo azajya akora muri wikendi uwo mwana ntushaka kumugira inshore cyawe kabanda we ibyo ni ibiki uwo mwana umutima wanjye wamukunze nkimuca iryera ndakubwira ngo sinzirukansika kandi ariko bimeze utekereze ko nakoze uko nshoboye nkamuvugisha kugeza mukuyemo amagambo akanyemerera ko abonye uko yiga akora ibyo kwiga iyo leta yamwohereje yabireka
urumva ubwo se natakwemera ibyo ushaka wamaze kumushyira mu ishuri ibyo ni ibiki uvuga bivugiye ko ari umwana w'umukene mpita mbyumva ko akeneye amafaranga cyane kurusha uko akeneye ayo mashuri ariko ngiye nk'umuntu ushyira mu gaciro sinakoresha umwana ngo mubuze kujya kwiga ibyo se ntiwabikoze ubundi numara kumwandikisha muri kaminuza azanzanira icyo cyemezo cy'uko azajya kwiga ako kazi umusabira nkamuhe ntiwumva se kuko nkeneye abakozi kandi babyigiye ikindi kuvuga ko umukunda waba uzi neza niba wagukunda cyangwa se ashobora kugukunda nawe igitangaza ko uretse no kuba ari umwana w'umukene nta mukobwa uwo ari we wese wakwitesha umugabo w'igikwerere umugabo nkange w'inkorokoro ufite ifaranga rijejeta mu zihe nzira se nzamwambika zahabu ku matwi mu ijosi ku ntoki mwambike nk'ururabo urumva nzamugura inzu nziza yo kubamo n'imodoka nziza yo kugendamo maze ninjya kumusura yanjye kunkingurira ibyo se byashoboka bite cyakora babivuze ukuri ngo abagire inkwi barya ibihiye yego nyine none sawa kumusabira akazi hano wakamuhaye muri kampani yawe ko nayo itoroshye ukamufasha nyine kubanza kubona icyangombwa cyo gutwara ikinyabiziga ubundi ukamuha ivatiri yo gutwara kayaremye uzi ko wamenya gushukana maze mfata umukobwa nakunze mutegezi za sakabaka urumva yatwara taxi voiture agakira abagabo ikindi byamurangaza akanabura umwanya wo kwiga kandi igihe wari cyo namufatishije numvise akunda kwiga cyane ngo arashaka gukomeza ibirebana n'amahoteli no gukora mu ndege akazayikoramo none nakubwiye ngo ntacyo uzasaba ngishoboye ngo singikore rwose kabanda we rwose wigeze kungoboka bizinesi yanjye igeze aha ko nkoboka nawe niko shaye inka yanjye ko ngo uhamagara ntunyitabe wampamagaye se rwose dore telefone yanjye nayirambitse niko yose niko kaba ntibikize urakora iki hano muri ibi biro bya Yeremiya muri iki gitondo urahakora iki wese uje gukora iki ahangaha Yeremi ndakumva narinje kugusaba agaserivisi katagoye nk'agakiza urabona mu bakobwa bakora hano yego harimo umwe nshaka ko ari wenyine uzajya yita ku cyumba cyanjye kandi muri iyi minsi nyine nza kuharuhukira akazajya bari unyitaho wenyine gusa urazindutse wa mugabo we se kabanda we mbwira uwo ushaka yose mbwira rwose serivisi nziza kuri mwese irahari hano iwanjye ni umukobwa ukora hano muto mwiza uteye rekera aho ngaho iki se wowe kandi wase mvuge ngo urashakira amata ku mfezi cyangwa kubaye nk'ikirongo gihamakuru inka yarariwe kera utambwira ko aricyo cyakuzinduye kaba utambwira utabimbwira rwose ko wazinduwe no kumvundira ahubwo wazinduwe n'ubusa nk'igihu byaba bibi kandi wa mugabo hako se bite byanyu mwabagabo ntamvundire pe umukobwa yose yavuga atari we waje uvuga kaba nagende gake no nagende gake rwose nagende gake ariko se we uko uje wiruka wahagera wirukankanwe n'iki mama wawe aracyakwirukankana se anyirukankana maze ubundi kwibere kuko nabonye akazi ngo anyirukankana wowe wabonye akazi kagenda gute se kandi nabonye akazi sha hanyuma se kujya kwiga muri IPRC wabiretse ryari shase duheruka kuvugana ryari kumaze iminsi udahari kubera kwandika igitabo sha ntihatari tabi nabirangije ariko ejo naragitanze nyine hari ukuntu bampaye uwo dufatanya w'inyatsi w'umunebwe bituma nsa n'uwakoze njyenyine mba mpuze n'inyo nyine turabona nyine niyo mpamvu rero utamenya amakuru agezweho ku buryo ufata icyemezo nk'icyo gikomeye cyo kutajya kwiga ntunyandike n'ubutumwa bugufi ubundi si byakugendekeye bite ko utabitanze ko ukunda kwiga ubu inzozi zawe uraziretse kubera gukunda akazi koko gusa basi bazaguhemba iyo uzashobora kwiyishyurira kaminuza yigira ariko si ko ufite ibibazo byinshi waretse byibura nkagira na kimwe ngo usubiza ntabwo ndi kubyumva rwose umva nkubwire ndahise aho nageze mbabaye umenya ariho ngiye kugera ariko urashya koko imana irankunda wongere wumve ngo irankunda nahuye n'umugiraneza nsabira akazi urumva ananyemerera iki anemera kunyishyurira abantu nk'abo baracyabaho se we bayosha ndetse ubu tuvugana naraye mvuye kwiyandikisha muri kaminuza nzigama ntwaye mu modoka ye nziza ariko shaka burya kugenda mu modoka zifite ibirahuri bitabona biraryoha we mbega ukuntu umuntu aba ari hanze hasi kandi ijambo abari hanze ntimuba munatubona none se tabi
umubyeyi w'umugiraneza se sha wamunereteye nanjye akanyishyurira ngakomeza masters ko numva nshaka gukomeza kwiga. Koko se bishaka mbimubwire we wanze nabyemera nabonye agira umutima mwiza cyane. Aha nikiniraga da oya n'ukuri utanakina yabyemera nabimubwira. Nzakomeza kwishyurira uw'abandi. Fabese nubwo wambuze ngo mbwire iyo nkuru nziza nanjye hari indi nari mfite. yese kandi mbwira sha urumva banzamuye mu kazi sha. Wow. kandi ngo n'umushahara bazagira bate bazawongera. Birumvikana disi sinzongera kurara ijoro. Yo urebye boss icyo yarategereje nuko ndangiza kwiga gusa. Ariko kandi aho uzakorera uzitware neza. Ibimbaho byose mbikesha kwitwara neza mu kazi nkora. Mana wenda isano kuri ndanezerewe ndumva nishimye sha. Yego. Nanjye mbaye umukoresha wawe rwose nakuzamura mu kazi buri munsi ku buryo nanakugira umuyobozi w'abandi bakozi. Ni ukuri pe urumugisha. Tabi Karame ndayisa. ibyo nigeze kukubwira rero buriya ntibyari ukuganira nari nkomeje. Ibiki muri byinshi njye nawe tuganira ndayisa. Tabita Karame ndagukunda cyane. Ndayisa si ngombwa kunsubiza none erega kuko njye naragukunze ngira igihe cyo kubitekerezaho. Mbikubwira bwa mbere none ndongeye ndabivuze. Nawe rero ubifatira umwanya uhagije. nta mwanya uhagije wundi ukeneye kuko sinakubwira ngo singukunda pe. Ndagukunda ndayisa. Ndagukunda cyane. Gusa ariko nizere kutazambwira ngo tubane imbere y'imyaka 4 cyangwa 5 kuko ndacyari muto ngomba kubanza ngakorera amafaranga nkaniyikira. Tabita Karame erega buriya ntajye twirukanza. Icyangombwa ni ukumenya ko ngukunda. Ubwo menye ko nawe nkunda rero noneho ndatuje. Ndagukunda rwose pe tuza. Urakoze cyane. Nkuko maze kubikubwira nanjye ndashaka gukomeza kwiga masters ibindi tukazabitekerezaho ndangije kuyiga. Nibyo kandi koko. Ariko rero iyo myaka uvuze nayo ni myinshi. Bakandi mama rwose uzihangana ukureho nk'ibiri cyangwa umwe. ubwo ndubwira icyo dari. Ni wowe rwose. Kaba ndakwinginze mbwira icyo ushaka cyose ariko he murumuna wanjye amahoro. Murumuna wawe uhese kandi uriya mwana ushaka kurarura ni murumuna wanjye Kaba. Pas possible. Wowe no aya ntabwo bishoboka. Ntimusa na gato pe. Ngo ntidusa na gato. Mu gihe Yosaya we yabonye dufitanye ishusho uwo uvuze ko tudasa na gato. Hamara rwose murumuna wase namugira ikirara nzazi iwanyu musabe mukwe dusezerane tubane. Ngo iki? Uwo umusaza w'imyaka 50 ningayo ngo bane na murumuna wanjye w'imyaka 22. Aya ntawe sigaho uretse kunyongereye umwe cyangwa ibiri ariko urukundo ntirureba n'imyaka da. Umva Kaba yuza kubukuze byibura byonyine ariko utari n'umuntu nzi neza. Umuntu nzi diri nge nawe twagiye dukinana nzi abakobwa batabarika basambaniye nabo muri iki cyumba abakujemo inda nanjye ubwanjye kandi ndi muri we. Ndakumenyesha ko ibyo byose byabaye byategurwa n'umugore mubi. Urumva kugeza ubu ugiye yemeye ko dutandukana tukagabana umutungo twashakanye. Ibyo yansanganye nka kampani n'ibindi bigakomeza kuba ibyanjye nuko bimeze. Ubwo si byo ngusabye bihuriye no kundatira imitungo yawe. Birahuye cyane. Umuntu wawe nta kintu yamburana nta kintu ashobora kuzamburana. Ibyanjye bizaba ari ibye ngitandukana n'uhoze ari umugore wanjye nzamushaka byemewe n'amategeko. Umva Kaba wowe ntiwatunga umugore umwe ndakuzi. Ariko jye urambeshyira. Turaziranye Kaba mbabarira njye wunje kukureba ngo utakambira umenye ko uriya mwana ari murumuna wanjye umureke rwose. Ariko si kwereka ko nahindutse reba umwanya tumaranye nawe mu cyuma ntaranagukoraho. Niko byahoze se kandi nahindutse kubera gukunda uriya mwana w'umukobwa. Ubundi mwari mwaramuhishiye ariko ubundi reba igihe cyose cyashize ntamubona. Iyo mumenya mbere kose sinari kwandavura mu byo wambwiye byose. Kabanda koko wambabariye ko nkwingenze nushaka mfukame.
niba ari umugore mbabarira ndagusabye ushakira ahandi ari kureke murumuna wanjye. Ndamukunda sinamureka Dari. Ntabwo umukunda akaba ahubwo ngira no mu cyumba atagusanga ahangaha kandi ari ushinzwe serivisi yacu. Sinshobora kubikwemerera akaba. Sinabyemera nongera mbigusubiramo sinabyemera. Ndagumira hicyo ahubwo kugira ngo adusangane ahita gukatira. Ariko Dari niki se bamubwire yensaba icyo ushaka cyose ndakiguha ariko utaniranye n'umwana nkunda. Kaba ntacyo nagusaba kuko nta gihwanye na murumuna wanjye. Ibyo byose byigumanire. Umva Dari umva sheri umva ariko tuza nkubwira. Nkufite imodoka nziza ndakongera indi ndemera iriya nagendagamo nakunda kugurira inshya 0 kilometre ariko ntumvundire rwose ndabigusabye. Nukuri nzaza kumusaba ababyeyi banyu. Ababyeyi bacu nzaza bacu se dufite bangahe ko dufite mama wenyine. Paul niba papa wanyu yarapfuye. Umva nta byinshi nshaka kuvugana nawe. Ariko sibazo niki? Icyo nshaka rwose kandi nkomeza kukwingingira ndekera murumuna wanjye. Ariko Dari urashaka iki koko? Ntacyo reka murumuna wanjye nibyo ngusaba. Urashaka inzira ku Kacyangugu igeretse? Urashaka se iri mu mujyi wa Musanze? Bwira umujyi ushakamo inzu muyunganira umurwa mukuru wacu ari wo Kigali. Inzu se ariko ndekera umukobwa nkunda. ngo iki kaba? Inzu nyine. Ngo inzu rwose. Ni imodoka nshya. Imodoka nshya rwose y'urwembe ikeba y'umugengeri. Inshyashya mutupi. Urakomeje se? Cyane rwose. Nukuri ubu none nahita mpamagara ababishinzwe ukabona inzu nziza mu mujyi umwe muri iyo ngiyo navuze. Nitumva nkubwire ndetse n'ibyo gusa. Ni Nyamata ndayifite. Nkagira ni rwamagana. Hande ko mbwira ko uyishaka mbikore. Nzanagufunguriza iduka. Iduka cyane rwose. Rika sitawa morandota. Reka banda. Ako nakabaya kuko iyo ngiyo. Ako nakanya gato nkako guhumbya. Nose aho barangura ku nganda zitandukanye ndahazi. Aho Yeremira arangurira za Rike acuruza ndahazi kandi ziranye n'abantu benshi. Ni gukora ku rutsinga gusa. Ubwo ibyo uvuga byose ntumbeshye koko kaba. Ubwo ntubigire kugira ngo ugere kuri murumuna. Oya umva ni waraje hita ugenda Darira we hita ugenda ndakwinginze ubwo niwe nimuhura kandi aragira ngo wari uri mu kazi kandi rwose byo tuvuze ndahita mbishyira mu bikorwa none ahangaha. Subira inyuma yaturutse ako si binini usubira mu byo mwana wose wo turucuti bitwari mu biki ese umuntu uje hano kumara iki wo muje kwenda iki hano niko se muko ni wowe ndayacuritse ubwenge bw'umugabo wanjye wa mugore wagendaga niko se kabanda we ko numva ntabyarize indayi uhoramo kutabyaranye nazo ariko kandi wa mugore wenda kwiyama nkurekura ngomba kugukosora nkagusoma kuri buryo umva namubwisore ntabwo wabandi usongera kwishiza igende urafashe si wagira ngo kafatwe wiha mafashe se ufata uvatike nigendere nikuwamaho mu by'ukuri hashize igihe kingana iki nkubwiye ko njye nagushaka hashize igihe kingana iki ntabana nawe nk'umugore n'umugabo ku buryo yuko rukaza kurwanaho naguhungiye hasoni nemerewe gukora ibyo nshaka n'igihe mbishakiye nawe ugakora ibyo ushaka kandi mbikubwira nongere mbigusubiriremo nubwo nagusangana n'abagabo igihumbi jye sinafuha ariko se koko kaba Hekese. Nari nzi ko wanzinutswe bigeza hanga. Kuzinukwa gusa se? Rwose gatanya narayemeye pe. Kandi urashaka wikize none. Nuko ari wa mutima wakunze. Akanda. Ubundi sinari inkwe no kwirwa ndana kubera wowe. Yekanege tagaza gakonda. Ikaye. utumfitiye inkuru nziza tawusi we nziza cyane nyirayo reka kike numvira ngaho icara ubwire rwose rwose ababuno nayicaje kagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara umenya abana banjye bagiye kunkiza nyirabiho reka yego ko mana ubeje bundi tuzimuka reka kwimuka se si ibisanzwe cyane iyo umuntu akodesha atawe reka ibyanjye si ibisanzwe reka tabitera yaje arambwira ngo afite umuntu bakundana ngo wumukire cyane ushaka kuza iwacu reka ye kandi ngo yaramwangiye ngo tuzabanze twimukire mu nzu nziza kuko ntiyatuma musanga muri ako gapfu na munengo tubamo gira inkuru rero ariko kandi icyo mbakundire aka kanya iriya nzu muba mihindutse agapfu na munengo ariko ubwo uzi ko uyu munsi umukobwa wanjye atakoze twiriranywe n'umukomisiyoneri dushaka inzu nziza zazindi zifite agacurama zimwe za kadasiteri nyine ziri mu bipangu byiza
hewe ngaho wa mwana witaga bwiza bupfuye ubusa agiye kugukiza. ceceka ubu ndicuza amagambo mabi yose namubwiye, amajoro namuraje ubusa n'inyuro namucyuriye. none ubu yakumvirirwa bwiza bw'akabujyana kwiyangiza. yari kubona uwo mugabo w'umukire uvuga nta wamenya aho umuntu azahurira n'umugisha we nyirabiho. rwose burya umuntu avukana we koko ndabibonye. ubwo twazengurukaga mu modoka itagira ukwezi, n'umushoferi umutwaye, umukomisiyoneri yicayemo imbere, njye n'umwana wanjye twicaye inyuma nk'amaminisitiri ahandi ku kanyirayo akaboko nagasohoyemo. yego ye wumva mwicaye nk'abaminisitiri cyane. ubu rero ugiye kunsiga muri iyi karitsiye. urumva nagusiga koko nyirabiho? tuzimukana rwose, inzu twabonye nini cyane, ntuzaburamo icyumba cyawe. aha ubwo urumva nabyemera koko tawo? kubana natwe se hari ikibazo koko nyirabiho? nta kibazo. erega wowe uri nka mukuru wanjye kandi urabizi rwose abana banjye baragukunda. barankunda nibyo, ariko se ubaha ko nagiraga nkibonera umukiriya nawe kandi wamubona ukaza kuntira aho ukorera. aho abakobwa baba bamaze kubera inkumi. wakoreraga kuri tere gusa mu rugo hari warabicitseho. nitumara kubana nabo mu nzu imwe se urumva bizagenda bite? icyo koko ni ikibazo ntari natekerejeho. kandi nubwo wumva ngiye kugira umukwe w'umukire, ntawo sisi nabaho gutya gusa ngo mbishobore. reka nta faranga nta n'akazi twamenyereye gukora. ariko uzi ko umuntu amara kangahe akagira ngo hashize umwaka ma. nawe se bikubaho nyirabiho? hari ugumererwa nabi yewe, mwumva nubwo haza utari bunyishyure da. mbega uzi ko wagira ngo ni uburozi twariye we? siyo mpamvu se nakubwiraga ngo utangirire Darira hafi ukananira. ahubwo uramuvuze unyibutsa ko ntazi ikibazo umwana wanjye afite muri iyi minsi nyirabiho. meze bite? yarakonje ntakimvugisha, nanabwiye muri umuntu we ntimubaze niba arwaye, yaramuciyemo kabiri. cyangwa aratwite tawusi we. imana ibicisha hirya, nako sinshaka no kubitekerezaho. reka ibyo tubireke, bizaca iyo byagaciye. nta gafoto k'uwo mukwe wawe se ugiye kubakiza ufite muri telefone ngo unyereke? reka ubwo wumva ubwo nanjye sindamuca iryera, ni ukumwumva gutyo gusa ngo reka utangajwe n'iki se Ndayisa? bikomeje kuntangaza no kuntungura kuri wowe ni byinshi tabi. gute se kandi? ibyo tubireke, nyibwira icyatumye mbwira ngo nkuru ko nshoboye sindari ntaje kukureba bigatuma twembi tunasiba ishuri ry'uyu mugoroba. icya mbere kwari ukugushimira Ndayisa. nshimira? yego. nshimira iki se? igihe nari nkeneye inshuti yamba hafi warahabaye. kuba ari wowe muntu wa mbere watumye nigirira icyizere mu buzima bwanjye ubwo wambwiraga ko nkunda. ibyo nibyo byatumye dusiba ishuri se tabi? bwira Ndayisa. ndakumva. ese kunyaka ibiganza byawe nuko numva ntazi impamvu bigiye kumbwira binteye ubwoba tabi. ikindi kandi niba ari bibi cyangwa ari byiza bimbwire vuba. Ndayisa, mu by'ukuri ndagukunda. ndabizi kandi ndagukunda cyane ku buryo nanjye ari icyemezo nafashe bingoye. tabi ugiye kujya hanze? oya humura rwose ntabwo ngiye kujya hanze. wafashe ni ikirebana n'ibiki? nyine nawe urabibona ko inzu tubamo nta muntu wayigondera hagati yacu, yaba ngewe na mama na mukuru wanjye. nanjye rwose iri mu byantunguye pe. umuntu wayidushakiye rero nako wayishyuye nuko yashakaga kuza iwacu, nkamubwira ko ntamwemera kuhagera bitewe n'uko hari hameze. nuko arambwira ngo nshake inzu twimuke. Ndayisa, uranzi neza ubuzima bubi nabayemo, uzi ko mu nzozi zanjye harimo gukura mama wanjye mu buzima bushaririye. ibyo binsubiramo ndabizi, ahubwo ntibwirira umuntu wabaguriye inzu nk'iyi ngiyi. uwo muntu ni muntu nyine ni umugabo ukuze ariko afite amafaranga. Ndayisa, ni ukuri nubwo nararamubwiye ngo ngurire indege yayigura. ubwo ushatse kuvuga iki? ko nkunda cyane Ndayisa, arankunda pe. mbese muri make wampamagariye ko nterera? reka kurakara, mbabarira wirakara pe. aho ntarakara ni he?
ndahise nk'uko nabikubwiye kandi mpora mbikubwira ndagukunda pe. hanyuma ako nawe urabizi urakishakisha ubuzima bwawe n'ugupfundikanya nk'ubwanjye. ikindi ubwo nakuriye murabuzi narababaye bihagije sinshaka gukomeza kubabara pe. ariko se ni wowe umbwira ibyo ni wowe uvuga utyo rwose nawe gerageza wishyire mu mwanya wanjye ndahisa. umwana w'umukobwa wakuriye mu bukene kugira nkabona umuntu nkunda witeguye kumpa icyo nakenera cyose antwara mu modoka ye nziza cyane itabona kandi yanyemereye kungurira iyanjye. inzu urabibona yarayiguze pe. twavuye muri ka kazu k'icyumba kimwe mama yararagamo njye na mukuru wanjye tugatambika ipazi hagati yacu n'amabase n'amasahani n'imbabura n'amasafuriya. rwose ubu nzanatangira no kwiga amategeko y'umuhanda kuko imodoka yanjye yamaze kuyitumiza. uzi ko nkureba mu maso nkabona atari wowe uvuga Tabita. ni njyewe. ndabona ari ubwana buvanze n'ubujiji bwinshi bukuvugisha ayo magambo. oyasha mbese kuko ubonye haje umugabo ufite amafaranga ufite imodoka ufite imitungo urabona ko ngewe ntacyo ndetse imbere yawe. ndayisaba windakarira kandi winyumva nabi pe. simvuze ko ntacyo uri cyo rwose. ndayisaba wirakara rwose wirakara pe kandi winyumva nabi. simvuze ko ntacyo uri cyo rwose. uri umuntu mwiza urankunda ndabizi kandi ikindi nanjye ndagukunda ariko urukundo ntibarurya. ikindi ushobora kuzagera kure ariko kera kandi kurya ni none cyangwa ni kare mu yandi magambo. ni ukuri pe mbabarira unyumva. kurya ni none mbese kurya ni kare ni kare mbisa nigendera. oyasha ndayisa washa windakarira mbabarira sha wigenda mu buzima urababarira gusa uzahirwe n'uwo mukire wawe nta kindi uzahirwe. ibi ni iki koko ndayisa ndagukunda nawe urabisha wigenda mbabarira n'ukuri umva narababaye bihagije naraburaye urabizi niza yisumbuye ngowe nabaga ahantu habunda baheze reba inzara kupunisa mama wanjye afite umunezero ntigeze mubona urabizi uburyo yahoranaga umushiya kandi urabizi ko byari inzozi zanjye kuzamushimisha. umuntu yari kunyishyura kaminuza nanakora akaba ibyiza byose nkeneye rwose ndagusabye ntunyange wigenda ndayisa. ntabwo nakongera kureba ubu nta kandi ufata akajya korahiye naba nimwere ka divayi kanjye ngo njye kubanzaho ibyo bintu uri kumbwira by'aho ngaho. hanyuma tugaruke kuri bya bindi wambwiraga. uriya ntumbeshya akaba ubwiza ukuri. kare keretse niba ugira ngo ndahire izina ry'Imana kandi uzi ko bitemewe kurirahira mu busa cyangwa mu binyoma. bivuze rero ko ibyo wambwiraga ari ikinyoma cyambaye ubusa. no kuri yose narayibonye twigira kuriya ko nta rukundo ruba ruhari. iyo ubona umugabo w'inkorokoro nkanjye njye ni imbere y'umwana w'umukobwa ndusha imyaka irenga 25 maze nkavuga nkavugishwa. none se ku buryo uvugishwa hanyuma ukareka akakugendana gutyo gusa simubwire ngo iki koko aragenda na se gusa ahubwo. oya si wowe nzi sindwaye uriya mwana ndamukunda. oya ntabwo ndwaye uriya mwana ndamukunda cyane yose. ubakubwiriye mpamagaye rero baba we njya kumva nkumva mu mutima haciyemo akantu k'akayaga ngo reka da ubundi ibyishimo bikawuzura. njye rero byahuzura byagira nabanza nkasoroma ku mizari wankojeho ndakwihorera ngo hate ubushuti bwacu butazamo agatotsi none umwana uri kumupfusha ubusa shaka. sawa kumupfusha ubusa yewe no kumwubaha kuko mukunda. ubu se ko ngiye kujya kumufata ku ishuri uragira ngo ngerageze ndebe noneho ko bikunda. none se kuko nta nubwo urabimubwira. ni impamo rwose ugenda muhobera maze nkamukomeza nkumva ni sawa ariko none nkumva ikintu cy'icyoba kirantashye ngatinya. sinzi impamvu rwose nkumva ikintu cy'icyoba kirangirukamo. none se wamunyihiriye wamugingabo n'ubundi ko wamuntanze nanjye namushakaga. wake reka nakumuguha reba bigerageze. ariko rero
rero simbyumva. icyo tumva ni icyo ariko kabanda nzi n'abatoto bose wanyuzeho. uriya afite iki gituma umugeraho ukamera nk'imboga zikubiswe n'umuriro koko? ndamukunda bati ndamukunda. ibyo by'urukundo imana izabindinde ndisasiyeda. ibyanjye n'impamvu ye ntabyo kureka umuntu ngo agenda ntashwereka. uwakubwira ukuntu amara kugenda maze ibizonga mubiri bikanyuzura numva agiye gusara neza neza we. kuki? abwezi yawe. komeza umurebere uzasanga bazi gukora bagukoranye shawe. teregite utambwira ko kimutekereza ukaba ari wowe ushaka kumbwira ibyo ngibyo ukambwira ko ushobora kuzamura na yose yawe. uramenye we mahama we, uramenye nakuyemo akanjye karenge kera. yego nyine nabonaga njye nawe dushobora guhinduka abanzi. ariko uzakurasa ajya cyangwa kugongera kandi kitabuze mu rutoki se si amakoma. yego nyine ubundi zo wamushakaga wiki. gusa reka nkubwire kaba, niba upfusha ubusa umwana mwiza nk'uriya utangire wisuzumishe. urarwaye si gusa urarwaye pe. umva uyu munsi umenya atari bungendane ndahatiriza rwose umenya nawe umva buriya agenda ngaya byanze bikunze umva di bigomba gusohoka. umva wowe urahamagara ndetse mwiza wanjye wamerekeze muri sauna na massage. amaze kumbwira se ko ugiye kunsiga ukajya gufata umutoto ku ishuri. inka yanjye ahubwo wandangaje ndakerewe. isaha zageze. ayiwe tata we yewe se ni wowe bosi. bite byawe ko wagira ngo waraye hano Dari? urankanze ni ukuri. oya ntabwo naharaye nuko nazindutse cyane. nkangu ino mu biro byanjye. baba we murakoze. niko se Dari? karame bosi. dukoranye imyaka myinshi cyane. yego. bityo ndakuzi bihagije pe. waraye ushwanye na yose yaza kukundegaho kandi niwe muntu musanzwe mwumvikana kurusha abandi bakirabaye muri massage. maze gukura bosi singishaka abagabo bangira igikoresho cyabo. ni uburenganzira bwawe rwose guhakanira umuntu wumva utari tayari, ariko ufite ikibazo tu. nta kibazo mfite pe. wambwiye Dari niba unarwaye ko naguha konje. sindwaye yewe nuko ntishimye gusa n'iwacu nkabasigaye numva ntashaka kuhajya. niba ufitanye ikibazo na mama wawe rero cyangwa n'umuvandimwe wawe aho kugira ngo bitume ukora akazi nabi muri iyi minsi rwose uzaba ucumbitse hano. koko se bose nuko wacumbika mu gihe gito ariko ubundi mugacoca amasinde mufitanye mukongera kubana neza. urumva ibintu by'amakimbirane si byiza mu muryango. ewe wenda naba mbahunze gato agacu barimo kakweyuka nkabona gusubirana na mama. ariko si ikibazo mufitanye kimeze gite? erega urwo nakugira inama cyangwa ngo nazi iwanyu kuganiriza mama wawe. wowe uzi iwacu kuganira na mama? yego Dari, nifuza ko umukozi wanjye ankorera ameze neza atekanye mu mubiri mu marangamutima no mu mufuka. oya rero tuzabyikemurira. cyangwa hari ukuntu byagenze ukaba udashaka ko mama wabimenya Dari? ukuntu byagenze gute se bose? abigabo bigukoresha imirimo yihariye buriya ntiwasanga kimwe muri byo cyarabitunganyije. ibi icyo ariko Dari ubwo ntutwite? yego komana nyagasani ngiwe ntwita. ubu se ndi umwana wo gutwita koko bose? yego ko wapi rwose njyewe imiti sinshobora kubyara umwana gutyo gusa. uravugisha ukuri? ni ukuri kuzuye rwose bose mfite ibinini pe kandi niyo bishize njya kwa muganga bakampa ibindi. njye sinshobora kubyara umwana ntafite ubushobozi bwo kumurera ntanafitanye na se gahunda yo kumufasha. gusa nawe mbikorera iki? korasha burya uzi ubwenge ndakwemeye pe. ese ubwo urahagarara mu idirishya kugeza ryari waje ukicara tawu? sinzi impamvu numva mfite igihunga nyirabihe. umenya umuko yubaha akanatinywa da.
yego yewe nawe reba kuva saa yine wari witeguye ukambara umwenda utuye ntumbereye ukawukuramo ukambara undi uwo wambaye ni nk'uwa gatandatu naragenze ndabona none wananiwe no kwicara niko wabuze amajyo muri make wakubwira ko ndi no kugera aho nkumva mu mutima wanjye hajemo ikintu kigeze ariko se ubundi kuki uwo mukobwa atabanje ngo mufotore akwereke ifoto ye yarambwiye ngo ntiyabitinyuka aramwubaha cyane akanamutinda gahore nagende ubu se yaraye si we bararanye n'iri joro gusa se ahubwo ko yasigaye asa n'uwigatahayo ayiwe tekereza ko tabitari wa mwana wakuze yibombarika yari atarahura n'urukundo rushyushye kandi rwambaye inote zishyushye ngo yirekure yewe si wowe wabonye ukira wa musore mwari muturanye reka nyabiho naramurebaga n'ubukene bujeje mwumva sinshaka ko avugisha umwana wawe reka maye gukira utarabivukiyemo burya bitwara igihe kirekire uretse kwemera gushaka abantu b'abasaza babanje kuyakorera nyine nk'uko umukobwa wawe wabikoze ariko nta mwana w'umukobwa wawe n'umukire wo mu kigero cye keretse bombi ari abana bavukiye mu miryango ikize ariko se ubundi imvura yo kugabanuka ko yiyongera biratuma baza ni akazi kawe nanirwa kuza ngo wicare nkuba nureba nabi iragukubitira muri iryo dirishya reka nze wamugana taha usi ngwino wicara utubuze umukwe wawe adasanga umeze utyo ariko urabona ko ndagura tawe sinabikubwiye ni mu gihe gito uzaba ufite abakwe n'abuzukuru umwuzukuru wa mbere w'umenya ari mu nzira nyirabiho n'uyu munsi darira ntamvugisha ntavugisha muri umuna we noneho mu minsi ishize yaraje afata imyenda yaragenda atanadusezeye reka ariko tawu wowe nta modoka wumva ihindara genda wumva imodoka reka nongere ndebe mu idirishya nyirabiho wowe karabaye dore tabitavuyemo reka agiye gufungura amarembo yego mami tawu sibite ku cyo kikurenze simbizi nyirabiho yego ko ahubwo se urasanga nakwereka ngiye guhindura imyenda ntabwo ariko urahinda nisige neza iki cyuya kigiye makeup ariko uriya mugore urahinda uku ni ukwakira umukwe gusa cyangwa hari ibindi sinahenze ko atawusa ahinda kuri abana muraho neza yego mani ese ni wowe nyirabiho none se mama arihe ntigize ngo ni mama wawe yewe ni karibu muraho yewe ni karibu murakoze cyane nawe hari utwara harimo mu mbere araje ni karibu rwose mukomeze yego murakoze cyane rwose tari twaje mama uva tawu ngwino rwose wishimire nanjye nashimye umukwe wawe n'umugabo we none se tubavuga abantu usira sitawusi yego mama kabanda niwe oya we bigeze bitaye sitawusi wowe mama umusiwe sitawusi ni ibikira sitawusi tawu ubaye araguye ni mumufate yewe ubanza atangiye gukanguka Yeremiya we urabona adakambije agahanga se iyo se uko wabona atagipfuye Yeremiya we waratubwiye nitwumva none ishyano ryaraguye narababwiye rwose ngo munyurwe n'urushako mureke kwiruka mu bakobwa bato none dore nahise nihana ariko njyewe njya no kureba aho nyina wabariye abakobwa arwariye ngo hato nanjye uriya nyina atabara uwanjye nsanga ntawe amuzi pe ubundi iri ni isomo rikomeye ku bagabo twese nubona umwana w'umukobwa wo kumubonamo umugore wagukemura ibibazo jya umubonamo umwana wabyaye ni ukuri rwose ntawe ari gukeka ko uriya mwana yabyawe na kabanda ubundi kabanda ni umuntu wari uzi ubwenge nta mukobwa wamugendanaga yamenye ko yamuteye inda yaramufashaga akamufasha no kuyikuramo ukuriya rero yamubyayeho uwo mwana ubu njye sindabyumva pe umuntu uzaba ku isi se wamubuza kuyibaho yose tabita uramuhamagara hehe kabanda we tabita umwana wanjye ndamukunda nimumuzane musabe imbabazi ahandi ni hehe tabita we umva kaba
aho uri ni kwa muganga Kabanda we. yabimenye se sha. Hano umunsi wa gatatu nyuma yaho utwaye imodoka ukurikiye Tabita ukayikubita ku giti. nyina wa Tabita twamuzanye hano nawe arwariye mu kindi cyumba niwe twakuzana kuko Tabita we ntiwamubona. ndashaka Tabita yewe ndamushaka Yeremiya. Tabita ndamushaka. ariko usisigaho Kabanda rwose. tugize amahirwe ugaruka mu buzima twari twaguhebye none urashaka gucomora izo nshinge za muganga koko. Yeremi ndaje gato reka nze. usigiye umuntu njyenyine yose. ariko se bumwitaho ndaje. ihangane rwose Kabanda. umutwe uwo muri uraza gukira rwose. ikiri umutwe wa Yeremiya. ni igipfuko. igipfuko. Yeremiya. Kabanda ihangane rwose. kundeba cyane. urabona ndi bupfe. ndapfa nabonye Tabita umwana wanjye ko gusaba imbabazi. Yeremiya. ndakumva. ndabizi ntibashimishwaga n'imyitwarire yanjye ariko nawe byakubaho ubyaranye n'umugore akaguhisha umwana ukabaho utazi kugira umwana imusozi. urumva ubwo nari kubibwirwa n'iki? nari kubwirwa n'iki ko Tabita ari umwana wanjye? niyo mpamvu umuntu aba agomba kwitwararika nyine. nibyo nahoze mbwira Yoseya. kuko iyo kubona umwana w'umukobwa wo kumubonamo umugore mwishimishanya ukamubona nk'umwana wabyaye. Tabita ntabwo azamubarira Yeremiya. nako nanjye ntabwo nzibabarira we. nakoze amahano, nakoze ishyano, nakoze ibibi bitangaje, nakoze ishyano. ariko uvuye hose Tabita urabuzanye. urabuzanye akubwiye ngo iki? uraza kundeba. yewe mvuye kwinginga Tawusi aho arwariye ngo aze muvugane nawe arabyanga. daramaye aka gapapuro ubona gashaje akira. ngo ni fotokopi ya sheke yamwandikiye ngo abikuze 300,000 muri banki ngo ajye gukuramo inda nk'ikimenyetso ko Tabita nyine ari umukobwa we. Tabita. so mudebere Yeremiya n'ibiki? so murebe. ariko abantu barabikarata. nanjye numiwe. agakanitse mu mwaka w'1000 cy'amahinga. ndabona hashize imyaka 23 yose. none zo Tabita ari hehe? se wabimubwiye Yeremiya? wabimubwiye se wowe? Kabanda we. umwana rero nyine nako wafataga imodoka ukamwiruka inyuma ukayitura ku giti. uwasigaye mu rugo nawe agahuruza abajyana nyina kwa muganga. urabizi ko yari yamaze kumenya kuri se. nyine ari hehe ko ari cyo mbabaza? ndashaka kumusaba imbabazi. ari hehe? bigishobotse kuko yiyahuye. dore n'urundi rwandiko Yeremiya yasize akandiko kagira kati ubuzima bwanjye bwose nabumaze mbaza mama data uwo ari we ntamumbwire. ati noneho mumenyeye mumenya njye nawe twaramaze gukora amahano. n'ayo magambo yanditse yonyine. muri iki gitondo nibwo bamusanze yabirangije. ubwo nawe ngo umurambo nyine bawuzanye bawugejeje hano kwa muganga. dore rero dutegereje ko wowe Kabanda na nyina Tawusi mukira mugashyingura umwana wanyu. ntabwo byashoboka we. ntabwo bishoboka. byashobotse. ihangane rwose. ihangane Kabanda. udacumura izo nshinge uri kubura mu bice ubungubu. irarangiye rwose. gerageza kwihangana. nufata ku kaboko. ariko sigaho. yose yarambegeye arambeshya yewe. wagira nawe uducike ko. n'ubundi wowe uvugije ukuri Yeremiya. mbwira. yatashye nawe. yatashye. ihangane rwose. ariko se ko mpamvu udacumura ibyo bintu ubwo nawe uducike ko.